ntago nacika kuvugana n'abana barimo bitoragurira hano kugira ngo tuganire mu by'ukuri mbabaze ubuzima bwabo muri no minsi ibyo barimo nuko banameze. Kameramana nkundire yegere hino maze ino nkuru nawe tubaze bano bana mu by'ukuri mumeze mute bapeti? Ibi muri bimeze bite mwa? Bimeze bite? Bimeze nabi. Bimeze nabi? Bimeze sawa. Igira hino kugira ngo kameramana agufate. Ngo bimeze bite? Bimeze sawa. Avuze ngo bimeze nabi ariko. Bimeze nabi. Gute se bimeze nabi? Ntago dufite icyo kurya. Ntago ufite icyo kurya? Byaje gute se kandi mudafite icyo kurya? Ntago ndi kubyumva neza. Ba mama baradutaye. Naho tuba baduha bikeya. Mama yarabataye? Byaje gute se kugira ngo mutane na mama gutya? Papa yaramanjije aragenda. Na mama itajya gushaka undi mugabo baramurasha asigara wenyine. None se reka mbabaze ibi murimo mukora ibi ngibi nibiki muje gutoragura hano? Nibijurisha. Reka mbaze uyu nguyu ibi muri gutoragura hano nibiki? Nibijurisha. Vuga cyane. Nibijurisha. Byiki? Byo kugurisha. Byo kugurisha. Yo mugurisha se bakuramo iki? Amafaranga. Akakumarira iki? Tukaguramo icyo kurya. Icyo kurya. Uyu nguyu yambwiye ko ngo aho muba ngo ntago bahereza n'ibiryo byinshi. Ndimo ndatambuka urabona ko ari gucano hepfo mbabonye hano ruguru murimo muratoragura avuga ati kaze mbegene ndababaze ibintu murimo ni ibiki kugira ngo menye neza amavuna amavuko y'ibyo bintu. Wowe ninde mukuru muri mwebwe? Wowe niwe mukuru? Igira hino ariko tuganira. Niwe mukuru? Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 13. 13? Wiga mu kangahe? Niga mu gatatu. Ubura ni worera barubuna bawe bose. Uni muri muna wanyu kano gato. Amakuru yawe mwa? Ni meza. Witwa nde? Munezero. Munezero? Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 6. 6? Wowe harya witwa nde? Namufasha Adeline. Namufasha? Adeline. Ufite imyaka ingahe? Mfite 10. Ufite imyaka 10, wowe ufite 13. Aha. Ngera murimo muganira nabo ndi umunyamakuru wa Breviran TV. Breviran TV murambwiye ngo nta ahantu mubangu mama wa yatanye papa yatanye n'ababyeyi banyu baratandukanye. Muba kwande? Kwa nyirakuru. Kwa nyirakuru? Nyirakuru wawe? Muba kwa nyirakuru mama wawe? Cyangwa muba kwa nyogokuru? Reba hara muri kamera. Reba hara muri kamera. Tuba kwa nyogokuru. Kwa nyogokuru wawe? No muba ongerejwe. Kuvuga gahoro. Mwariye se? Oya. Hago murarya? Urongeye gutambahereza ibiryo. Ngiye gutambaha ibiryo sibyo? Ariko se uworeka nkubaze. Ibijurije mutoragura mubimarisha iki? Turabigurisha kugira ngo tubone ikidutunga. Kugira ngo tubigurishe tubonemo ikidutunga. Yego. Ubwo se ikiro bakigura ngaye? Ikiro bakigura ngaye? 200. Ikiro cy'ikijurije? Ibiro by'ibijurije bakigura 200. 200. Epfo mu giturage wanyu. Hanyuma se mutuye hehe? Reka mbaze uno mutoya mutuye? Arahita. Hehe. Mu Ruyaga. Mutuye mu Ruyaga? Okay, niho mutuye. Ko numva bikaze. None se reka mbabaze rero ngo tuganire. Warutanye umbwira ko muba kwa nyogokuru wawe ngo naho muba ntago babagabura ibiryo bihagije. Ubundi icyo kibazo byatangiye ryari nkawe mukuru kwa nyogokuru muhabaye igihe kingana gute? Ntago mugira papa umwe. Muvuga cyane ngo ntago tugira papa umwe. Ntago mugira papa umwe? Aha tubwira ukuntu rubimeze rero. Ubwo wowe ntago uvukana n'uyu? Papa yarapfuye. Yarapfuye. Mama se? Mama yaranaye. Mama yaragutuvuga cyane? Mama yaranaye. Mama yaragutaye. Aguta gute rero? Nabaga yirwaga nkubita. Uvuga cyane? Yirwaga nkubita ubundi nyirakuru arambwira ngo nigende mbeyo. Ujya kwa nyogokuru? Uba kwa nyogokuru wawe? Arangije arana. Mama arigendera? Ako mwese muvuka ku mubyeyi umwe? Weho byagenze gute? Weho byagenze gute? Ngewe nabaga mu rugo. Wacaho umwana twari turi kumwe. Atera ikirahure cya medemara akimena ikirahure agikuraho. Ngewe mama ageze mu rugo arankubita. Kaka ari nijoro aza kumamagara. Tujya kwa kaka wawe? Uvuga ubana kwa kaka we mu mano na mushiki wawe? None se uyu nguyu we bimeze bite? We bimeze bite mwa?
meze neza. wazanye na bakuru bawe waje gutoragura ibijurije nawe ushaka amafaranga ko numva bikaze none se hanyuma abakurikiye Brave Lion TV mbasaba ntago turugira ngo wenda ino nkuru tuyikore wera tugendeye ubusambo niki mu nkundire gato inkuru ndababonye abana ndavuga atereka ngerageze mbaganirize ndetse bibe niba byanashoboka tubakorera ubuvugizi advocacy nkuko bisanzwe turebe ko ino nkuru mu byukuri abana nabo haraho bava bakaba bagira handi mu byukuri biranababaje kubona abana nk'aba ngaba birwa batoragura hano kan imagine n'umwana wawe noneho wiri gutoragura n'ibijurije papa we yaratanye na nyina hejuru y'amatiku ari mu miryango yacu mu byukuri nsaba nakurikira Brave Lion TV twisubiraho ababyeyi ko umwana nk'uyu nguyu ari mu bijurije nk'ibi ngibi birababaje kandi bateye n'ubwoba wambwiye ko wiga ku kihe kigo cy'agacurabwenge vuga cyane va mu shyamba gira hino birango kamere gufata cy'agacurabwenge none se ubwiye ku ishuri buriya kumva nyene ku ishuri ntago murya wiga rya igitondo wiga nimugoroba ni igihe niga mu gitondo no ku mugoroba iyo utize mu gitondo bigenda gute iyo wize mu gitondo nimugoroba bikora iki iyo nize mu gitondo saa sita ndahazana akajya gushaka ingemane ugatujya gushaka ingemane wowe wose wiga ryari mwigira mwasigiye kimwe mu gice kimwe mwasubiye mu gice kimwe nuvuga ngo iyo wize mu gitondo mutane mugoroba akajya gushaka ingemane no muri umuna wanjye wose urigamwa wiga mu kangahe mu wa mbere okay none se icyo nshaka kubaza ni kimwe ndabyumva kwiga biba bigoranye no kurya biba bigoranye iyo mugeze ku ishuri ntago bibagora wenda kuba mwataha mu rugo ntibubone n'ibyo biryo mugatekereza ko mugishikemo ntibubone n'ibiryo muri hangana ngo disi urasenga ujye usenga usenga mu baki mu bapeni reba hano usenga mu poroso none se reka mbabaza ndabyumva nyine kurya ntago bishoboka kwambara sibwo mwambara imyenda bigenze gute niyi gusa mugira nta yindi myenda mugira ni pantaro n'ishati gusa iyo myenda niyo mugira yonyine umva rero muzanyereka mu rugo tubasure mu rugo muzanyereka tubasure ariko kutangiye kurira nturire turi kuganira kandi uwo mugabo sambwiye ko jya wihangana se ndabizi birababaje kandi nanjye impamvu wenda agira ngo baganirize nuko nabonye ibintu mwari murimo rwese nanjye birambabaje byankoze ku mutima sibyo byankoze ku mutima nturakara ariko nturire sibyo ihangane sibyo ihangane wirira mabo harya wambwiye ngo witwa nde Mutabazi wemera ko Imana izagutabara urabyemera uvuga ngo nzatabarwa uvuga ngo nzatabarwa Imana iranze akuze rwose sibyo aha hajya wowe izina wanyibukije ninde niyo mufasha Adeline hanyuma niyo mufasha dusoza kugira ngo ako ibi bintu ndabasabye ntimwongere kubisuramo hari mutahe mu rugo amafaranga n'umunsi murayabona sibyo amafaranga n'umunsi murayabona noneho hano mbasanze hajya bahita bukaye gace nyamukibuka mutuye mu mudugudu kwanza dutuye mu mudugudu wa Rwasama ubu wavuye Rwasama kazi na tuvuye Rwasama ni munsi y'umuhanda Rwasama oya uyu nguyu wo kwipera utambuka ugikageyo hepfo yaho niho dutuye nusara bahita muri Rwasama cyangwa bahita muri mu munini oya hiryaho ni mu munini ahandi mu rugabano ho ni Rwasama mudugudu wanyu se yitwa nde mudugudu wanyu yitwa nde Hakuza arabazi neza Hakuza arabazi bo noneho icyo ngiye gukora nta kindi kwa tuzashaka uburyo tuza kubasura muri no minsi hanyuma turebe ko twabona mu rugo tukaganira na tate wawe sibyo tukamenya ubuzima bwo mu rugo kugira ngo nibura hagira igikorwa kuri mwebwe muve mu muhanda kabisa mubureke kuza gutoragura bino bijurije yego na amafaranga bibaha amafaranga ariko nkuno mwana wazanye muri no shyamba reba kuntangana sibyo basi ujuza wori mukuru ariko uyu nguyu yagume mu rugo sibyo ababyiza uyu nguyu ntagaragezwe cyo kwirukana imisozi sibyo ntagume mu rugo wenda mwebwe mugende mukirute mu bigenze gutyo ariko kwa mudugudu wanyu mubwira ma adresse neza yiwanyu ko ntago mazi urako duhuriye hano sibyo ma adresse neza y'ahantu mutuye neza zose zuzuye hanyuma tuzabagireho
dutuye ariko vuga hagarara hano uvuge ureba muri kamera uranana bamenye naho mutuye. dutuye munsi y'umuhanda ugeze ahantu hari ibyuma batambitse kugira ngo imodoka zitazatana. Munsi y'inkambi? Iyi ni munsi y'inkambi hepfo. Hamwe n'akaburi? Oya, ni imbere ya hari abasheshereza umanutse ahantu hatambitse ibyuma. Umanutse hepfo wahita. Iyi umanutse hepfo wahita uhabona. Ni hafi no kwa Murekatete? Oya, uratambuka uri ku Gikageyo. Hari ahantu ibyuma iyo ugiye ahantu birangiye ugiye kuharangiza ubona akayira. Warangiza niho tumanuka dutaha munsi yo mu rugo naho hepfo. Tate yitwa nde? Yitwa Mukanagwabira. Mukanagwabira. Niho muba kwa Mukanagwabira. Niho muba. Niho mutuye. Niho muba mbese niho mu rugo. Umuntu aje usane saya ahita abasanga. Noneho ni kwa Mukanagwabira niho mutuye niho iwanyu. Ngiye nzamanukayo nzabaririza ubwo nzahamenya. Okay. Hanyuma weho vuga Imana iranze. Imana iranze. Mura byose bizashoboka sibyo? Bamubwiye ko uko byageze twabyumvise ariko muri Imana irakoze sibyo? Vuga Imana iranze. Imana iranze. Vuga Imana iranze. Imana iranze. Imana iratuze sibyo? Muzi indirimbo? Indirimbo mwaba muzi? Ninde sabuzi nk'akantu ko kuririmba muri mwebwe? Nta numwe ufite nk'akantu kubuhanzi muri we. Wona guru umuhanzira? Ubyumva radio? Yarapfuye. Radio yarapfuye. Rahira. Yishwe niki? Imbeba zarayiriye. Umusinga warahiye. Urusiga rwarahiye. Ntago mujye mwumva radio. Yewe tata we. Ubusanga ko turi kwiga kuri radio abantu bari kwigira kuri radio abana bari kwirirwa mu rugo kwiga kuri radio na internet n'ibiki byose. Ubu mwebwe ntabyo mubona. Byarakaze. Sawa rero. Ubwo rero reka dusoze ariko ngiye kubasaba duhita dutaha. Uyu munsi nimukomeze gutoragura. Mutahe ndabasabye mutahe sibyo? Mutahe kandi mugere mubwire tate ngo iminsi mike nkamugeraho. Kwa Mukanagwabira ikageyo. Sibyo? Ahantu hari ibyuma. Ahantu hari ibyuma. Okay. Iyo ugeze hano mu isatire utambuka akantu gato ukabona ahantu hari ibyuma hari uruzu runini ruhari. Nose bino binuza mubigurisha kwande? Tubigurisha n'abanyengimane baba bari guca mu muhanda. Bubese mwaje gusyaga. Babyita gusyaga. Muri gutoragura kugira ngo mubone ibyuma mugura. Reka romba sabe muhite mutaha. Sibyo mutahe ntimwongere gutoragura ubwo ifunguro ry'uno munsi muraribonye. Sibyo? Hari bindi? Sibyo nawe? Wiga kwande? Niga Kunyange. Nawe wiga Kunyange? Kunyange? Kurumva mwiga hano hakomeze kandi Kunyange. Wiga Kunyange ra? Uyiga ku Gacurabwenge. Ubwo muvikaje mukajya kwiga Gacurabwenge. Kuko ise mutizi kagiye ariho hafi. Wapi? Uyu utambitse ugeze hano mu isatire ubona ibyuma biri hirya. Hari uruzu runini batari buzuza wageze wahita uhabona. Munsi y'inkambi. Ahantu hahinze amashu. Okay rero njewe wakorera kino kiganiro nari kwizera Kipolo nkuko musanzwe mubimenyereye ndabasabye mu byukuri niba mufite umutima wa kimuntu murebe mu byukuri ubuzima bw'abana bana babayemo hejuru y'amakimbirane ari mu miryango gushwana gukora ibiki byose kandi imagine wo mugore nawe mugabo ngira amahirwe ino film ino video izarebwe n'abamama nzi ko bazagira impuhwe kandi bakareba ubuzima bana bana babayemo hejuru y'amatiku ari mu miryango n'ubuswa nsaba n'abantu bose badukurikira kuri Breveno TV mu byukuri mwite kubana kuko iyo hajemo intonganya mu bana hajemo mu muryango intonganya dore ingaruka zivamo n'izi ngizi abana barazerera abana barakitaho ugasaba umwana nk'uyu nguyu mu byukuri kandi imagine n'umwana wawe noneho wicaye muri diva nziza uri kurya uri kunywa abana abandi bari mu muhanda bameze gutya barimo baratoragura niba ufite umutima kimuntu twirwana twite ku bana bacu tumenye ubuzima tumenye umunsi ku munsi n'abakimbirane nibyo dukora byose tumenye kwita kuba twabyaye kuko abangabo niho Rwanda rw'ejo niho bazategeka isi n'ahandi hose ushobora kubona ngo ari gutoragura ubu ngubu ariko ngo ashobora kukuyobora mu minsi mikeya rero reka basabe kora subscribe nkuko bisanzwe uduhe comment duhe like na share mu byukuri ibindi Imana izabiduhane mu mugisha kandi abashimiye icyo abana mu byukuri tuzakubasura kandi tuzagerageza kumenya ubuzima neza bw'abano bana niba ngombwa na se na nyina tuzamushaka no tubiganireho kandi tumenye uko bano bana abakurikirana
hanyuma ngero ndashoje ni kwizera Kipolo aka Kipolo Polo kuri Instagram na social media zose urazinsangaho Twitter na Facebook uransanga ni kwizera Kipolo Polo urakoze cyane urebye kino gihe cyose karangira Imana iguhe umugisha kandi ciao ciao ubutaha tuzasubire kandi tuzakorane ikiganiro cyiza cyane mwese hamwe natwe dutahe tuve muri ino shyamba oya tugende nta kibazo tugende muve muri iri shyamba muhite mutaha sibyo mutahe kabisa dutahe muve muri iri shyamba sibyo umwonga kuri